inkuru ndende n'ibintu byambayeho bibabaje. Nakakobwa ko mu bakene ntago gashamaje, nakakobwa kadapima n'ibiro 2 kwa ntago niteguye ko ashobora kumbera umukazana. Ako ikintu cyaje ko mbabaza kurusha ibindi, umwana wanjye baramushimuse. Turabasoje tubaye ikaze mwese mukomeje gucyana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora. Uyu ni mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe ugarutse, twaba tugiye kuganira nababwiye nzagenda mbazana abantu bagiye batandukanye nkuko muri kubibona kuri kamera za Yawe TV. Ndi kumwe n'umuntu ntabwo rahita mvango ni ngaragaraza kuza kuri twibwira niba ari ingaragu ko aragaragara nk'umuntu ukiri muto. Reka ntangire mu ikaze guseka. Urakoze cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni mvuze ingaragu ugaseka, impamvu nuko mbona ari gukuntu usa ukuntu rero umuntu kavuga ati kabisa uyu nguyu sinzi nyine ntago nahita amenya ngo iki kuko ntago simbizi uraje twibwira. Okay, ariko se Ange reka nanjye nkubaza nubwo ntari umunyamakuru, ubwo ko niyo utareba ntukabakaba. Okay, cyakora aho ngaho nyine uranyemeje, nagira ngo n'abantu bari kubireba skora abantu bajya mu bukwe umusore nagaki muri iki gihe cyambarira acyambarirwa n'abasore cyane ngo nuko ngo yabuza abasore n'abagabo basigaye bamwambarira. Hanyuma rero hari igihe umusore yibagirwa kwambura impeta kwa kundi bari kumwe n'abakobwa bamwambariye gihere kimwe. Ibyo byose byabayeho, umusore ahisha impeta, umuhungu mukameramana agiye gufotora ati se ko ahisha impeta tubibona. Ubwo rero nawe rero nagira ngo uze kuza kubigaragaza wenda proud yabyo, ngira ngo mwabyiboneye rero nubwo agiye kutwibwira ikibazo cyo kuba ingarago we yaragikemuye yarabihakanye. Okay, reka dutange tumikaze twibwire se ni muntu ki ndo turi kumwe hano. Yego murakoze. Amazina yanjye bwite nitwa uko bizaba Leonce. Amazina bampa hirya no hino ni menshi urayatubwira yose. Uragerageza utubwire nyine ayo ukoresha ubwo wenda nayo mu kazi ukoresha. Sha Ange gere kumpaye umwanya nkafata ikaramu nkajya ni tubwiremo 5 arahagije. 5. Okay. Irya mbere ni Mama Boaz muri filime yitwa Umukazana wibanga. Irya kabiri ni izina nyamvuga abantu bose ndakeka ni naryo banzeho cyane, ni Nyirankotsa. Muri filime yitwa Nyirankotsa. Irya gatatu ni Jeanne muri filime yitwa Marume. Irya kane ni Beata muri filime yitwa Kubera iki. Irya gatanu harya handi nitwa Ndera, hari naho nitwa Nyirayuhi muri filime yitwa Nyirayuhi. Ni menshi cyane. Okay, hanyuma rero watubwiye ko witwa Leonce. Dukoresha irihe rero sasa? Watubwiye menshi, utubwira ayo witwa ku giti cyawe cyangwa se ukoresha mu buzima busanzwe ndetse no kundanga muntu, utubwira nayo ukoresha mu kazi kawe ka buri munsi cyane Mama Boaz. Hanyuma turakoresha Mama Boaz, turakoresha Leonce cyangwa turakoresha Mama Boaz. Hanyuma rero tuguhaye ikaze. Okay, ugiye none kurangira kwibwira abantu mu buryo bwawe butoya ku buryo umuntu ushobora kumenya Mama Boaz ni muntu ki mu magambo make, atuye hehe, Mama Boaz akora iki, Mama Boaz nyine Mama Boaz nindi. Okay. Reka mpisemo kuvuga kuri Mama Boaz ni irya filime. Rero ndumva kumbaza kuri Mama Boaz ngo muvuge ni muntu ki, reka mvuge Leonce. Sibyo? Leonce ni umudamu w'abana 3, umugabo umwe. Ntuye Nyamirambo. Birumvikana ndubatse, ndi umugore nyine. Ibyo nakoraga byose nabishyize ku ruhande, ndi muri sinema. Hanyuma rero turagira ngo tutubwire, uravuze ngo ibyo wakoraga byose bishyize ku ruhande uhitamo sinema. Kubera icyo wahisemo sinema kugira ngo ibindi byose bishyire ku ruhande? Bwa mbere ngewe nagiye mu mwuga sinema nkukunze cyane nabifatanyaga n'ibindi, ariko uko ninjiramo mbona ikeneye umwanya munini. Ko nyiha umwanya munini ndavuga ndareba reka ibimbe mbishyize ku ruhande mfata ikintu kimwe ninjira muri sinema. Nyuma rero bavuze ngo ugitangira ngo wakoraga ngo sinema ariko unakora n'ibindi. Icyo gihe hari rya dutangira sinema winjira muri sinema nyarwanda hari rya ushobora kuba utarabikoze mu buryo bw'umwuga ugutunze ariko ukabikora kwa kundi ubikunze, kuko ikintu cyose ntabwo ugitangira kitakikwinjiriza cyangwa se ukagikora nk'umwuga ugutunze. Icyo gihe hari ryari Leonce yinjiye muri uwo mwuga? Ninjiye mu gukina sinema mu mwaka 2012.
2012 niho winjiyemo kubikora noneho watangiye kubikora mu buryo bw'umwuga uguhemba cyangwa se 2016 2012 rero hari ukuntu umuntu yiyumva cyangwa se niho bwo watangiye kugaragara mu mafilme ni ryari Leonce yatangiye kumva ko afite impano hari ukuntu uba wimva nawe ubwawe not abandi ariko ubwawe nawe kumva ko ushoboye ni ryari ibyo gihe byahise binagwa courage yo kwinjiramo hari ryari icyo gihe ni iki kintu cyagutumye uhita ufata umwanzuro wo guhita ukora icyo kintu ukabishyira mu bikorwa gukina rero nakundaga n'ubundi numvaga bindimo numva mbikunze nshaka n'uburyo nshobora kwinjira muri sinema birangora sinari nzi ngo nanyura mu zihe nzira nshaka uburyo n'ubu ngubu ndabizi hari abantu babikunda ariko batazi inzira bashobora gucamo kandi ukumva bikurimo rero nakomeje kurwana nabyo kuva kera nshaka uburyo nshobora gukina filime cyane cyane mu Rwanda byari bitaratera imbere cyane ku buryo numvaga nshobora no guforosa nkajya nka Tanzania kubera ko Tanzania iri hejuru yacu mu gukina filime ariko nyine nabyo nkabura uburyo nza kubona amahirwe rero yo kwinjira muri sinema muri 2012 hari ukuntu muri iki gihe ho nagiye ngana n'abakinnyi ba filime bagiye batandukanye bagiye bambwira nk'abana b'abakobwa ko bibagora cyane ugasanga habaye nka casting wenda nk'umugabo uri wiyoboye akaza kuza kuguha amahirwe ariko atari uko agukunze cyangwa atari uko abona ko ukina neza akabiguha kubera yuko hari inzindi nyuga gushakaho mu buryo bwa ruswa bw'igitsina ariko mbyitwa gutyo rero nanjye nkunda umuntu uvuga ikintu akakerura uko kiburi yutinda nari ngiye kubikuvugira nanjye ntago ari komeze ndakivuga uriya utangiye kuvuga ngo ari uko atabishoboye ngo cyangwa ari ukubera ngo uburyo ubwo nari ngiye kukubwira nti wenda kubera ruswa y'igitsina cyangwa se akavuga ntitubifate nka ruswa y'igitsina cyakareba umwana w'umukobwa akavuga ati uyu mwana reka ngerageze kumwiyegereza ngere kubwa amahirwe ntabwo ari zo nzira ninjiyemo ariko warabibonaga ko oya ngiye kukubwira ngo narabibonye nge ntago nabibonye ariko ndabyumva ariko sindabasha kubibona ariko ndabyumva ko bibaho wowe ntago icyo gihe muri za demiri doze cyangwa se icyo gihe watubwiye ko byari binagoye cyane icyo gihe ndakeka utari wari married nibyo cyangwa wari we okay icyo gihe nk'igitsina gore reka mvuge muri rusange ntago ahantu wigeze ujyayo bikaba ngombwa yuko umuntu ashobora kukubwira ngo iki kirakunda yuko nge nawe turyamanye oya ninjiriye muri groupe biterwa naho umuntu yinjiriye muri groupe nasanze abantu bakiya bishyize hamwe nanjye umuntu agerageza kumpuza nabo cy'abantu bakuze abantu basenga bankoresha casting babona ibyo bintu ndabishoboye nubwo buryo ninjiyemo nyuma rero tubwiye ngo 2012 niho watangiye kwinjira muri sinema nyarwanda kugeza 2016 kuko 2016 watubwiye ko ariho uyu mugabo watangiye kuguhemba cyangwa se ukabona ko ari kiri kukwinjiriza hanyuma 2012 nk'abantu bawe cyangwa se watubwiye ko wari wubatse icyo gihe nk'umugabo wawe yabibonaga ati gukora ikintu ugikunze ariko ntago hari abantu bataba bari kubyumva kumva kuri ikintu ariko nta kintu na kimwe kiri kwinjiza ntago umugabo wabyigeze bimubangamira ku buryo yashoboye kuba yakubwiye hagarika ibintu tugende ku bintu byubaka oya kubera ko icyo gihe ntabwo kuba najya gukina filime ntago byari buri munsi nashoboraga kuba nakora akazi kanjye nkajya no gukina filime kandi rwose nawe abyumve nabona iki kiganiro amenye ko mushimira umugabo wanjye ari mu bantu banteye imbaraga zo gukomeza muri ibi bintu kuko yabonaga ko mbikunze cyane yabonaga ko mbikunze mbishoboye rimwe na rimwe akantwara kaba ari igihe byahuye nuko nagiye mu kazi nkamubwira isaha iyi ni mfite shoot akaza kumfata kangezayo bose yaramfashe make aragushigikiye hanyuma rero hari ukuntu tuba dufite inshuti ku ruhande hari izikubwira courage hari n'abakubwira ati ibintu ukora rwose wapi nta shakisha turimo tw'amaboko mugani w'aba bantu wowe nta muntu n'umwe waba warigeze kuguca intege muri icyo gihe kuko nzi neza ko hari abantu bakora utuzi bakabikora badahembwa ariko bafite icyizere cy'uko bizagenda neza ariko bakagira abandi b'abantu babashima ariko hari n'abandi bababwira ati ibintu urimo rwose shakisha turimo tw'amaboko rwose nta bizakugeza abo bantu we ntago wari wigeze uhura nabo ngiye kuvuga ngo ntabona abankubeshye umva byanga bikunda hari abaza bakubwira courage arabakubwira reba nkawe imyaka ufite umuntu w'umugore uri ibi bintu ugiyemo ni ibiki cyane rwose barabonetse haba no mu kazi nakoraga giraga nkafunga akazi
nkavuga ndagiye cyangwa nkabwira umuntu uri hano asimbuka nkagenda akavuga ya uriya nawe yarabubuze iki ushiritse ubutakaza akanyegera ate se ubona byunguka biti babwira nubwo ntarabona inyungu ariko mfite icyizere kandi binezeza umutima wanjye yego ntabwo biba byoroshye niba ari inzira ndende hanyuma rero watubwiye ko wari wimariye iyo umuntu yimariye bakamuha nka rori hari rori bagenda batanga ukabona lisite nubwo uri umudamu ariko baguhaye ugiye gukina rori n'ubundi uri umudamu ariko ubana n'umugabo hari ukuntu muri filime mutwereka reka mvuge mu mutwereka ko urazikina mutwereka umugabo n'umugore hari ibintu bari gukora wenda like nkagitinga nk'abantu bakundana mu buriri muryamana musomana ese umugabo wabyakira gute wenda tubwiye ko agushyigikiye ariko se nta mugabo udafuha mwana nta mugabo udafuha tuwe open iyo bibonye kuriya uko biri kose mu mafilime wagiye ukina ni menshi cyane wenda yonge nta nimwe yaburamo wenda wagitinze ugira icyo gihe umugabo wawe yabyakira gute ese arakogera akakubwira ati ntukarengere byibura nk'umuntu nk'ikimenyetso cyo gufuha cyangwa aricecekera nawe wenda ukavuga ati sinarengera. Urakoze cyane ku kibazo cyiza nk'icyo abantu benshi baba banabyibazaho ariko ndagira ngo mbasobanurire kuri iki kintu. Ntangira gukina filime natangiye muri groupe yitwa Happiness. Urayizi? Sinzi impamvu rero utambonagamo wenda ubu narashaje ushobora kuba warambonaga ndi mutoya. Natangiriye gukina kuri filime yitwa Rugamba nabwo ndi umusekreteri wa Rugamba. Ntagiye kwa rwose kuba nambaye nka sekreteri nawe urabyumva uko abasekreteri baba bambaye ariko amahirwe kenshi nagize atatuma umugabo wanjye angiraho ikibazo. Nakubwiye ko henshi antwara akanjyanayo. Ngo ntangira gukina filime nawe bagafite amatsiko yo kureba se filime ikorwa ite benshi baranabyifuza kureba uko filime zikorwa. Noneho rero kuba yaragize amahirwe nayo kugera aho hantu yabaga hari turi kumwe azi ko filime ikorwa azi ibibera imbere ya kamera azi n'ibibera inyuma ya kamera buri kimwe arakize nta kibazo na kimwe ajya bigiraho. Nta sene zirenze cyangwa role zirenze bigeze bampa ku buryo ushobora kubireba ukavuga uti ibi ni ibiki. Nakinnyemo sene ko abazi NYIRANKOTSA barayizi ukuntu ndi umugore udashoboka ariko ubundi ndashoboka da ni filime ubundi ariko umuntu uramutse yumvise izina ahita abyibwira yumva ko umugore adashoboka. Niho igihe byabaye ngombwa ko dukina hari sene nari ndi kumwe n'umugabo mu buriri umugabo wanjye dushwanira mu buriri tugiye kuryama tugira utwo dushwaniramo biba ngombwa ko n'umugabo abyuka akambara ipantaro ngo ntagira ibyo mubaza ashyiraho n'umukandara birangira dushwanira mu buriri ajya kwirarira kuri kontwari mu kabari. Ndumva rero iyo ariyo sene naba narakoze ndi kumwe n'umugabo mu buriri ariko ubundi ndagerageza umpamagaye kumukinira nanjye hari ibyo ntakina nk'umubyeyi rwose ndabizi biriya bintu bakora ntago biba ari byo ariko mfite abana hari ibintu ntakina. Nk'umwana wawe mukuru umuntu ashobora kwibaza ati afite imyaka ingana ni mukuru ubundi reka nanjye mbanze nkubaze urabona naba mfite nk'umwana w'imyaka ingahe? Watubwiye ko mu 2012 biragoye ni ikibazo gikomeye cyane ariko reka nze numve si ni nk'ingahe mwaka byaramo mwamfashije ra muze kuza kwandika muri comment muze kuza kureba oya njye ndumva maze kubona ibyanjye so nka 10 n'ingahe ra 12 cyangwa 15 irimo ra urumva uvuze myinshi imfurange ifite imyaka 17 yego ariko ntabwo ari myinshi cyane ariko umuntu akubonye ushobora kuramo impeta abantu bagatereta si nkubeshye nyine uzaheka ntumwicisha urume nakoze kare. Hanyuma rero ndagira ngo umbwire amazina yose watubwiye ndagira ngo amazina yose umuntu yumvise ari umuntu bakunze guha role cyane ari umuntu kinugira amahane cyane kubera iki iyo role bakunda kwiguha ugakinukira amahane yase mu buzima busanzwe ugira amahane abo bana batumara kutubwira umwana w'imyaka 14 umuntu yaba yaragora ukuntu nitonda. Wenda batagira ngo nukwitaka cyangwa kwikina abantu tubana mu buzima bwa buri munsi barabizi ibintu nkina ntaho bihuriye n'ubuzima bwanjye. Ndi umumama utuje ndi umumama uzi kubana ndi umumama ushobora guha inama umuntu ntago ndi umugore wawe undi bazi uhora tukana avuze induru hari naho nyine ukabona nta n'ikinyabupfura cyangwa uburere mfite nko muri NYIRANKOTSA rwose ubona ntaranarezwe ariko nukuri ntaho bihuriye ndi umumama utuje
iyo bagiye gukora casting bakavuga ati reka tugohereze ugira amahane buriya baba babikuye he? urugero ni nko kubona filime ukuntu rero byubatse, nk'iyo ushaka umuntu uvuga uti reka mfite script nkeneyemo umugore w'umunyamahane, ukaba wararebye filime ukabona umuntu afite amahane, urugero uzarebe Intare y'Ingore, uzarebe role zose bamuha nawe ni amahane. Rero birashoboka ko abanditsi bashobora kubihindura kandi bigahinduka. Uwarebye Nyirankotsa, kwanza na Nyirankotsa kugira ngo ambone hari ahandi yari yambonye muri filime yitwa Marume. Ewe we ndi umugome ho birenza n'amahane, ndi umugome nanjye mpohotera umwana, anije twamaraga gukina nanjye agenda akakanyica nkavuga nti ibi bintu koko abantu bazabibona. Akimara kubona iyo filime nyine agitavuga ati uyu mugore yabishobora, abampamagaye muri Nyirankotsa noneho iragenda umva iragenda nkina ibintu neza, ukabona ibintu bindimo ku buryo n'abantu bose bazaduhe comment bazi ko Nyirankotsa ari umugore nyine ikokereza atagira ikinyabupfura, umugore ufite abagabo 4 wabyaranye na 3. Oya ahubwo buri mwana afite se, mu bagabo 4 buri mwana afite se. Urumva uwo mugore ni ikibazo. Umukazana wibanga Asafu Cinema iba ifite script barareba mu bantu bashobora gukina iyo filime bati Nyirankotsa role yayishobora. Njemo nzanguruka koko ngurukana umukazana, murabibona biriya bintu nkorera umukazana, ariko ntago nabikorera umukazana wanjye mu buzima busanzwe. Ibintu mwa muri gukina ejo umuhungu wanjye atazajya gutereta umukobwa yareba iyo filime bavuga ati ariko n'undi jya biba sinzi niba ukunda kureba filime twajyaga turi abana yitwa Shumureta. Twumvise story yiwe ko muri Tanzania gushakana n'umugabo cyangwa guteretana n'umuhungu byari ikintu gikomeye cyane, kuko urumva juste kujya gukina biriya bintu uri diamond. Hanyuma rero utamira umusore urumva nta musore yajyaga yoza nyine yajyaga mu bitangazamakuru akavuga ati ngewe muko mbona akabasore barantinya, ngira ngo warabyumvise na ngenzi umunsi umwigeze kugenda gutya byabayeho nawe rero nanjye bindiho ibi bintu ku buryo kugira ngo nitegere nka kwasteri n'ibintu bingora, binsaba nibe ngiye ntege moto cyangwa ivatiri, kubera ko ushobora kwinjira muri kwasteri muri yakubita amajagati nta nubwo bakubwira, ahubwo umwareba undi ukabona agize cyangwa ngo cya kigore cy'ikigome cyangwa kumva ngo Nyirankotsa nyine kumva ariko kubera ko wabikoze nk'akazi. Hanyuma rero niki wabwira abana bawe se mbere yuko nkubwira ngo niki wabwira abana bawe? Umwana wawe mukuru watubwiye ko afite imyaka 17, aramutse agize ubuntu bwo kuvuga ati Imana nanjye ndashaka gukina filime, wamwemerera cyangwa ntabwo wamwemerera? Wenda n'urugero we impamvu baguhereza gukina role ukina uri umumama ukina ibindi, umwana wawe wenda niba ari umukobwa sinzi niba ari umuhungu, n'umukobwa umuhungu rero bamuhaye role yo kujya gukina asomana, wabyemera cyangwa ntabwo wabyemera? Nabyemera nakazi, kuko biri yari gukora we ku giti cye yagiye ku ruhande yinjira muri wa wundi bamuhaye, nakazi nabyemera nta kibazo. Rero wabwira nk'abantu bakitinya nk'abakobwa bakitinya umva yuko kwinjira mu mwuga uri guhita uhembwa, wowe watubwiye ko amaze imyaka 4 nta kintu nyine byari byakumarira cyane. Rero urakoze kumva icyo kibazo, reka nibwirira aba bantu bacu bashaka kuza muri sinema nyine baje ikibuga cyaraharuwe tu ubu bari kuza neza ikibuga cyaraharuwe, ariko icyo nababwira cyo sinema ntago ari ahantu uza ngo ndagiye tungo kubera ko numva ngo ni sinema ngo reka njyemo. Bwa mbere hari ubumenyi ubifitemo, ikindi ugomba kuba bikunda kandi ukumva ko ari n'ishuri, kubera ko sinzi niba hari umuntu urajya ku ishuri akagenda akigira ubuntu bakamuha bilete cyangwa diplome atishyuye minerivare, sinzi ko binabaho. Noneho iyo ubonye ya diplome ndakeka nibwo ushaka akazi ugatangira guhembwa. Rero kumva ngo ngewe ndifashe nta hantu na hamwe ndakina filime, ndaje nje gukina filime nimuhite mu mpemba, nge numva nibe yego bisaba nyine nibe twakoresheje casting ukaza basereka tubaze turebe ibyo bintu urabishoboye, tubona ubishoboye pe turagutambutse ukine, niba ari cyo kuguha tukigwe ndi kukubwira ngo inzira zaraharuwe twe twakinnye imyaka, babo baraza babona ushoboye bakagukinisha bakaguhereza kwigendera biterwa ariko
hanyuma rero uravuze ngo basanze inzira zaraharuwe, dutandukanyirize filime za kera cyangwa se wowe uri mu bantu banagiriwe ubuntu bwo gukina filime ubimaze mu myaka, navuga ko ufite experience. Umuntu umaze imyaka 8 akina bafite experience ikomeye cyane, turutandukanyirize tubwire cyagiye winjiraga muri sinema nyarwanda n'ubu ngubu, tubwire hari itandukaniro rihe, ese ubona hari improvement cyangwa se ubona hari icyahindutse cyiza? Cyarahindutse cyane ariko cyane, ndetse kiriya gihe cyanjye kugira ngo winjire muri sinema byari ibintu bigoye, kugira ngo uzabone banditse ku mbuga hehe ngo hari amakasitingi, kenshi nta byari bihari kuko twari tutaramenya no gukoresha za WhatsApp, ariko simvuga ngo twari tutaramenya, ni ku giti cyanjye njye ntabyo narinzi, sibyo? Yewe niyo telefone nshobora kuba nta niyo nari mfite, nikoreshereza telefone isanzwe ngo bashe kumenya ibiri hirya no hino, kugira ngo ikiriya gihe utambuke no gukina filime byagusabaga no kunishyura, kwishyura amafaranga kugira ngo bashe gutambuka, ariko iyi saha bari kwinjira ahubwo bashaka kwishyurwa, niryo tandukaniro rero. Hanyuma rero ugeze kutubwira ngo uri umunsi wa mbere yuko ujya muri sinema nyarwanda, ntabwo ndi kwibuka neza ukuntu wambwira ko wavuze ngo mbere yuko winjira muri sinema nyarwanda hari ibyo wakoraga nashyize ku ruhande ninjira sinema nyirizina. Ibyo bintu wakoraga rero nibyo nshaka kumenya. Ntabwo nshaka kumenya ngo ni ibiki, ariko ibyo bintu ntabwo byakwinjirizaga ku buryo utari kwifatanya nka filime, cyangwa se umwanya wabaye muto? Umwanya wabaye muto kubera ko nibe nshobora kuvuga nti mu cyumweru iminsi 7 mfitemo iminsi 2 gusa ntafite shoot, nayo kandi ntabwo ari kenshi, kwifatanya n'ibindi hari icyapfira mu kindi, hitamo gukora kimwe. Ugeze uratubwira ngo hari umunsi umwe wabonye nyine mbere yuko winjira muri sinema nyarwanda ukabona biragoye cyane, hafi watekereje kuvuga ngo urafata icyemezo cy'uko uzajya muri Tanzania. Ndashaka kubaza ikibazo cy'amatsiko, waba waruzi igiswahili cyangwa none se uri kujya gukina mu kihe kirimi gukoresha icyongereza? Igiswahili nzi ni igiki rwose, ni kwa kundi nyine ukunda ibintu ukumva ikiza n'ibirenze, forsa nyine na perezida kwa kundi ushobora no kubyuka ukavuga uti narose genda perezida, ariko kanavuga uti wabitekerezaga utazi n'icyo giswahili? Umva mbese numvaga n'uwangurutse ngakora n'umukinnyi waho wa filime, numvaga hari icyo nshobora gukora wenda akamfasha nkajya muri filime, ariko ubwo ibyo nabitekerezaga kuko nabonaga nta muryango wo kwinjiriramo mu Rwanda, nabonaga nta na filime nyinshi zari ndumva hari filime za happiness, kandi sinari nzi abo bantu aho nabakura. Umva ni nk'inzozi zambayeho, turifatanya nk'urubyiruko, nanjye icyo gihe nabarirwaga mu rubyiruko nubwo nari umumama, nari nkiri muto. Hari uriya mukobwa, hari ahantu twahuriye, uriya mukobwa wo muri Stimed Nana n'undi mwana w'umukobwa ubu yabaye umumama nawe Da Queen, tuza kujya ahantu Nyamirambo, yego urayibyibuka, hari na indirimbo bari bafitanye na Deje, tujya ahantu muri groupe yitwaga Village. Uwo mwana kuko yarabisiko mbikunda cyane Da Queen, arinyi ba filime, tuzajyeyo tujyayo, ariko ntago byakunze, sinzi ukuntu byagenze, sinzi kuko nta nubwo nari mbisobanukiwe, dushiduka batubwira ngo bazaduhamagara, birangira bityo. Da Queen nk'umwana wari umunyamujyi ukuntu bana bagendaga henshi, urumva nk'umuhanzi buriya baba bafite kugenda kure cyangwa bakamenya byinshi kurusha umuntu uri mu rugo cyangwa ukora indi mirimo. Asikombwira ati urabikunda cyane, bino ngo huzana groupe Happiness. Umva numvisa nkore ibitangaza, taninjirira groupe Happiness, bankoresha casting, ariho na ririya zina ryavuye ryabahena muri NYIRANKOTSA dukoresha. Aho mfite umwana witwa Bahena, bajyaga banyita mama Bahena, nkumva mfite ipfunwe kuko umuntu bamaye kunkoresha muri casting yarahagurutse bitunguranye itavuga ngo mama Bahena ngo watetse, ndavuga neka ikiwase ziki cyo guteka, turaserera kuva icyo gihe banyita mama Bahena. Nyuma yari kwisata yuko umuntu wanditse iyo filme ariko uryo zina bari bagwaye, ariko akundi like nawe nibyo byari bimujemo ahita haguruka ati mama Bahena watetse. Ubwo urumva yaraje nk'umugabo w'umusinzi, nanjye mpita mutombokana neka wasize iki. Iryo zina riramfata kubera ko umuntu wanditse NYIRANKOTSA nawe twahuriraga muri Happiness, aravuga ati kugira ngo iri zina rikuveho nani cyangwa urifinge wumve ko udafite ipfunwe,
ahitamo umwana witwa Bahena, banyirankotsha, mama Bahena, yose ni ayawe. Okay, hanyuma rero umaze gukina izo filime, ese ubona hari icyo ziri kukugezaho, ese ubona n'ubundi imbere uzabikomeza cyangwa se igihe kizagera bivemo ujye gukora mu bindi? Shanje nifuza ko nizo nzozi ntazirota zo kuvamo, kuko ndabikunda kuvuga ngo hari icyo byangejejeho. Ewe se koko rwose kirahari kirahari rwose. Hanyuma rero turi kubwira umukazana wibanga, hari aho ugaragaramo ukinamo uri umuntu, uri umumama nyine umukazana wibanga mubi. Okay, turagira ngo de story z'uburyo bimeze, de story. Aha, story rero ubu ngubu Leonce reka tumureke twinjire kuri mama Boaz, sibyo? Mama Boaz ni okay, mama Boaz rero komise mba mama Boaz. Mama Boaz mfite umwana wananiye yitwa Boaz. Umwana namutumye ku ishuri, yari afite n'amanota meza rwose, yaranumvaga, ariko ageze yakubitana n'abana sinzi niba ari birara, kuko banange ntago nari mbazi, nagiye mbamenya nyuma. Ngiye kubona nkaho yaje ambwira ati mama nzanye birete imeze itya, mfite amanota cyangwa iki, barangukanye umukobwa. Kubyihangana nk'umubyeyi byarananiye. yazanye umukobwa batashye cyangwa se ntago yari yagize kuganizaho mbere se cyangwa anganiriza mbaze iki ko nagiye kubona nkabona azanye igikapu, azanye umukobwa aje atwite. Umubyeyi igikuba kiracika, niko mbyumva ngo amabere arikora. Mwana wanjye kubera ko mufite ari umwe, kumukangara ko kanya nagerageje, naramubwiye ariko ntinya kumukanga kuko nanga kubabaza umwana wanjye pe, ndamukunda cyane umwana wanjye, ariko icyo kintu yankoreye cyarambabaje, ako ndihangana, wenda mwinginga asubira ku ishuri, nsigarana na wa mukobwa. Umukobwa rero unamurebye no ntabwo yarabereye urugo rwanjye. Nakakobwa ko mu bakene, ntabwo gashamaje, nakakobwa kadapima n'ibiro 2, kwa ntabwo niteguye ko ashobora kumbera umukazana. Oya, umukobwa wanjye twarakomezanyije, nkajya mutanga kubyuka, bikangombwa ko njya kumwikurira mu buriri. Ikose yaje kunkorera, yitabye telefone ndamwumva, numva ari kuvugana n'undi muhungu, amubaza shero umeze ute. Kobwa ndamwegera, uwo ninde mwavugana? Ni Boaz. Ni Boaz. Ndamubwira ntago ari Boaz mwavuganaga, ibyo ndabyihorera. Biza kugera igihe ubwo ndagira ngo nihute kuko ni inkuru ndende, ibintu byambayeho birambabaza mu mutima. Igihe kiragera nanone ndamufata, ariko itaba telefone ndebye nsanga umuntu wanditseho ko ari se w'umwana we, kandi iyo nimero ntago yari ya Boaz. Yari handitseho gute? Singo se w'umwana? Urumva papa w'umwana yari handitseho ngo kira, yego ni papa w'umwana wanjye. Umukobwa ndabibona, ndihangana, ariko nyine sinihanganye. Urumva narahindutse nk'umubyeyi pe, babeshyira umuhungu we rwose, numva ntangiye no kurakara. Umukobwa sinigeze mukunda habe na gato. Umuhungu wanjye aza kuva ku ishuri, asanga nari namwirukanye, ariko ndijijisha kubera ko umuhungu wanjye simo nshaka ko ababara. Mbura uko mbigenza, agarura ishyano mu rugo rwanjye, biba ngombwa ko umukobwa rero amvamo, arabivuga, yaranyirukanye, yaranyishe. Ndeba ubwo ngomba kwisobanura birananira, kandi umwana wanjye ntashaka kababara. Nta kindi kimenyetso no guhita ndira, se nkoresha ikinyoma cyo kurira. Mwana wanjye arambeshyira, umukobwa twite, ibibazo wabona ari ukubera ko twite. Mwana wanjye nyine narebye uburyarya bwanjye, nabona ko nyina ari kurira kubera ko babaye, nawe ntiwabona mama wawe arize, by'ibindi ntiruyenzaho. Umukazana arumirwa, biba ngombwa ko umuhungu wanjye mpita muhobera, avuga ati mama sinshaka kurira, ihangane. Umukobwa namurebeye ku rutugu rw'umuhungu wanjye, akakobwa karahabuka. Bituma akomeza kwitwararika, ariko ikintu cyaje kumbabaza kurusha ibindi, umwana wanjye baramushimuse. Mbitekerejeho numva mbabaye. Umwana wanjye baje kumushimuta biturutse kuri wa mukobwa. Kumushimuta mbimenyeye, ntungurwa nuko wa muhungu wamuteye inda ahise ahasesekara, abarahageze. Uzi se kuko watunguwe? Namubwiwe na telefone,
y'ibyo bavuganaga tena na telefone. Hari ukuntu namwambuye telefone ngira ngo mubaze umuntu umuhamagaye ngo amumenyeshe ko umwana wanjye yashimuswe. Telefone nyihamagaye nayatse wa muhungu, nyihamagaye isonera mu mufuka wa mukobwa, ko nahise mbimenya. waramutiye telefone tiriza telefone? Ntabwo nayimutiye, nayimwatse ku mbaraga, kubera ko nagombaga kumenya impamvu. Uwo muhungu yaraje ndamubwira, mbwira ninde ukubwiye ugeze aha ngaho uti, ninde ukubwiye ko Bowazi yashimuswe, wowe urindi uhageze uti? Arambwira ngo hari nimero impamagaye. Iyo nimero guhamagaye ni iyihe? Ati nari mama rwose. Telefone ndayimushikuza, mu guhamagara isonera mu mufuka wa mukobwa. Ikintu nacyumva, urugendo ruba rurerure, ni ibintu byinshi, ndababara. Umwana wanjye nza kumubona, ngiye hoza umwana wanjye, umwana kumvikana nawe yarananiye, ni ikigori cye. Sinzi nicyo nzakora, ntago nzi icyo nzakora rwose, n'ababyumva ntago nzi icyo nzakora. Bamfasha muri comment bakazambwira icyo nshobora gukora, kuko yarananiye. Umwana mu gusohoka mwereka ibyabaye, mwereka ibya telefone uko bimeze, asohotse asanga yangirwa mukazana iri gusomana na wa muhungu. Hanyuma se kuri batubwiye ngo yari yashimuswe, yaje kugaruka gute? Yego, habayeho guhamagarana n'uwamushimuse, arambwira ibisabwa ndabikora, umwana wanjye aragaruka. Wari umushimuse se? Abo bantu bari mu rugo cyangwa se umukobwa bari bari mu rugo, nta kuntu bari bafitanye wenda? Uwari wamushimuse ahubwo ni musaza w'uwo mukobwa. Urumva mukazana uragukundwa? Urumva umuntu arakumbera mu rugo? Abantu bajya bambwira ngo ndi umugome, ariko nibe ndi umugome muri ubwo buryo ntacyo bitwaye, kuko ntago namukunda, sinzanamukunda. Ubwo ndumva ntangiye no kurakara. Iyo mvuze uriya mukobwa ndarakara. Ubwo biba ngombwa nyine umwana wanjye aje ababonye ahita ku igihumure. Kuva ubwo umwana wanjye yabyutse yaribagiwe buri kimwe. Yabyutse gusa icyo yibuka ari uwo mukobwa Debora. Gusa. Kize ngo ngiye kumwirukana, umwana ati turajyana. Kandi musaza wari kunzanira imbunda mu rugo, nanjye ubwanjye arashaka kunyica. Yaje no kurasa umukobwa ruri aho mu rugo wundi, ni inkuru ndende, n'ibintu byambayeho bibabaje. Umwana w'umuhungu biba ngombwa ko nimuka aho hantu ndi guhunga uwo mwicanye musaza wo mukobwa, ariko biranga birakomeza. Noneho finali ikintu cyambayeho kugira ngo mwirukana mvire mu rugo, ubwo agahinda kanjye nkakubwiye bwakwira bugacya. Kugira ngo amvire mu rugo namufashe agiye kundogera umwana. Yarazi ko nagiye namaze kwambara, nambaye areba siko nagiye, nkata mu gikari gato ngiye gufata akantu, ngarutse nsanga asutse uburozi muri fanta, agiye kunshyirira umwana aho yari hanze. Nakuyeho rido nsanga ari gukora amaha, ari gusukamo. Mubaze icyo ari gusukamo, ati ntacyo. Iyo fanta ni yandi, ati ni ya Bowazi, nibe nta kintu kizemo yinywe. Ati ni ya Bowazi, nturayinywa? Nyimunywesha ku ngufu, arayinywa. Rero cye numva basigaye banambaza ngo umukobwa ngo baramubuze, ibyo ni ibyabo, nibibareba. Nibera napfuye nibimureba, kubera ko ubwamwisha aragiye kunyicira umwana, ntago ari giye wamwisha. Simbizi, nta nubwo mbizi nibera napfuye. Ngewe icyo nakoze namunywesheje fanta, yaragiye kumpera umwana. Ikingenzi mpita mwirukana mvira mu rugo. Urwana rwanjye ndarufata ndarukomeza, rurongera na nyuma rwaranancitse. None rwo sinzahuri wa mukobwa byihorera. Ndumva warahuye n'ibibazo, abantu baza kuza kujya muri comment baraza kuza kukubwira. Uwo mukobwa yaragiye sinzi yari. Umwana wanjye haceho iminsi nsiga umuginga w'umukozi mu rugo, n'urundi rwana ruri mu rugo. Nagize mwe ninjeza mu rundi rwana narwo rwo mu bakene, sinzi uwandaza abakene. Ubuse uwo mwana amufashe mu buryo bwo kwadapta cyangwa amufashe kugira ngo yibagize wa wundi? N'ubundi na mbere hose yari ahari. Yaje ari umwana usaba icumbi, mbona ameze nabi. Nubwo bavuga rega ngo ndi mubi, ngira ni muhwe, ariko nta nubwo ndi mubi. Nabaye mubi kubera uriya mukobwa. Nagize mu uwo mwana mwinjiza mu rugo, nyine ndamuzana mu kumufasha. Nsiga mbabwiye nti Bowazi ntave mu nzu. Nza bambwira ngo mugende kuganira, yabananiye aduca mu maboko ariruka. Ngiye kumva numva telefone rampamagaye, umwana wanjye bamushimuse. None hibaze, umwana wanjye bamushimuse, sinzi aho ari. Se umwana sinzi icyo nzamubwira, uretse ko ubungu bagiye kuza wenda bimfashemo, sinzi icyo tugomba gukora. Umukobwa ntibaza umva na nyina nanyumva, ntazibeshye ngo baze umukobwa we niba yarapfuye yarizise.
n'uburozi yaragiye kumpera umwana nibe mutaramubonye ibyo nibibareba ahubwo umwana wanjye ari nibyo nuko bimeze ubusinza umwana wanjye ari ubuse nk'umubyeyi uraryama ugatuza cyangwa n'ubundi kagatima karacyari urabona ntuje ntago ntuje nyine n'ubu ndacyashakisha tu uretse ko papa wagiye kuza agiye kumfasha ariko nanjye buriya abagabo ni abagabo wenda azaca hirya nce hino dushakisha ariko ntago ndyama pe. hanyuma rero urakoze kuza kudusangiza inkuru yawe wakoze cyane ndumva ari story ibabaje hanyuma rero nyuma yuko ari story ni na filme turagira ngo wanamungani umuntu ashobora kuza kureba muri nuze akavuga ati si umugore noneho ko umuntu ari hatari gira icyo babwira nyuma yuko babwira iyo story. Okay, shite zanjye bantu banjye ndabizi murankurikirana muri benshi. Iyi yari story ya filime umukazana wibanga ntago ari byo mu buzima busanzwe. Uyu wari wicaye hanga afite umubabaro yari mama Boazi ubwo yababwiraga agahinda ke ko yatangiye umwana we yaramunaniye ariko ubu rero nsaragarutse agarutse hanga yari story ntago ari ubuzima busanzwe ariko murayizi niba utaranayireba nyarukira kuri Asaf Cinema channel YouTube umva niba utararebye na rimwe genda ukore subscribe like byose urebe uhere kuri rimwe kuri episode ya mbere urebe iyo nkuru nkubwiye uko byangendekeye ukomeze kugenda kugera kuri episode ya story uko bizanagenda. Hari ibyo ntavuze buriya byambayeho kandi byambabaje niba wabonye ukuntu nari mbabaye kurenzaho none ubu twaba turi kubategurira season ya 2 yewe ni hatari ubwo urabyumva niba umukazana yarabuze bari kuza kumumbaza niba umwana wanjye yarabuze umugabo adahari lazima umugabo agomba kumbaza uburangare nagize kugira ngo umwana abure cyangwa umwana yaburishijwe n'iki kuko umugabo wanjye ntabwo abizi. Noneho rero musaza w'umukobwa sinzi ngo niwe mfitiye umwana hari ikindi gice cy'amabandi kiyobowe na Fisto nacyo simbizi uko bimeze umfitiye umwana simuzi season 2 ntizabacike kandi ni vuba. Reka tugushimire rero Leonci mama Boazo reke andi mazina menshi ajya tubwira wakoze kubana natwe ngira ngo yagiye yumva iyo filime muzagende kuri Asaf Cinema bayirebe mukazana wibanga kugira ngo mujye mwumviye story ko nimeze ngira ngo mwagiye mubyumva ni story iryoshye ni story ifite ubutumwa ndetse n'ubuhamya bwiza mwumvise ukuntu yari yababaye. Okay, wakoze kubana natwe ubutaha ni fire azatubwira ibindi nzababwira ibindi kuri season ya 2 uko bizaba bimereye bu turi kuyikina ntago biba byoroshye wakoze kubana natwe reka ngushimire wakoze kureba iki kiganiro reka ngushimire wakoze subscribe naho butaha big up to yourself my name is Ange ciao ciao.